ndabibuka mwese ndabibuka 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 kugira ngo atajya gusenga mu izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Yawe Imana yacu waraturemye uturimo dukunze turema mu ishusho yawe uduha ubuzima. Umwanzi shitani ntiyashimishijwe n'ubuzima waduhaye umuntu aza kumubira mu Rwanda. Uyu munsi tukaba duteraniye aha ngaha inshuro ya 29 kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda, ubwo shitani yari imaze kugira n'umunyarwanda urwango barangira dusubira rero kuruhuka. Kaho rero turakwituye twebwe bateraniye aha ngaha twese twabonye ibyo byose kugira ngo abayeho gukomeza uburyo dusubiza ubuzima, dusubize urukundo waduhanganye, icyo buri wese abone mugenzi we nka wumve, icyo dukomeze no gukomeza twiyubaka kugira ngo abacu tuzirikana tuzongere tubure iwawe mu ijuru, kuko ari wowe byose uri mu bubasha bwawe. Ibyo tugaragaje bwa Yesu Kristo umwami wacu. Mu izina yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 29 ntabwo tuba tuvuze neza. Babanza kuvuga bati kwibuka ku nshuro jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 20 ubwo umwaka utaha tuzavuga kwibuka ku nshuro ya 29 kubera ko tuvuze kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ku nshuro ya 29 ntabwo yaba jenoside 29 dutangiye intangiriro jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ifite imizi mu ngengabitekerezo. Nta jenoside iba hatabanje ingengabitekerezo. Arabanza ingengabitekerezo, agakurikiraho kuyitegura jenoside, agakurikiraho kuyishyira mu bikorwa, ariko bateganya no kuzayihakana, bakayihakana bakayipfobya itabaye. Ubwo rero mbere y'umwaduko w'abazungu w'abakoloni, abanyarwanda bari bahuje ubumwe, bari bunze ubumwe, ntawabameneragamo. Naho abakoloni baza Abadage nibo babanje, ariko bakurikirwa n'Ababiligi ari bo bakoloni babaye babi cyane. Hakurikiraho Repubulika ya mbere ya Kayibanda, hakurikiraho Repubulika ya kabiri ya Habyarimana. Aho hose niko Umututsi yahigwaga. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 ifite imizi mu ngengabitekerezo y'urwango yabibwe mu Banyarwanda igihe kinini. Ibi kandi ntibyarangiranye nayo kugeza n'uyu munsi. Hari abakomeje kuyikwirakwiza ingengabitekerezo mu Rwanda, mu karere no mu mahanga. Iyo bavuze mu karere ni ibi bihugu biba bikikije, ntabwo bavuga ngo ni akarere kacu ka Rwamagana, oya, n'ibihugu. Abanyarwanda muri rusange by'umwihariko urubyiruko dufite inshingano zo kwiga ku mateka no kubungabunga ubumwe bw'Abanyarwanda bwo musingi w'ibikorwa byose n'iterambere. Igihe cyo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi ni umwanya wo kugaruka ku mateka yayiteye, uburyo
iyo turi kwibuka tugaruka ku mateka yayiteye, ese yatewe n'iki. Gusuzuma aho u Rwanda rugeze, kwibuka no gufata ingamba zo gukomeza guhangana gutsinda ibyo ari byo byose bisenya u Rwanda. Rero bw'Abanyarwanda mbere y'ubukoroni cyangwa umwaduko w'abazungu. Mbere y'umwaduko w'abakoroni, Abanyarwanda bari bunze ubumwe. Ibyo natangiye mbabwira, bari bunze ubumwe. Nta munyarwanda wabonaga undi ubwoko, cyakora umunyarwanda ajyaga ahantu akaba yagira ubukobwa, ariko kuri umusinga nta basinga batuye hano mu nzi. Abantu bose bagahurira hamwe tewe bati haje umusinga, nyamara bakagenda bakamwakira. Rero nta mwigi nyabo abantu bakagenda bamurwanya. Nuko Abanyarwanda bari babayeho, ariko umuzungu aje asa naho aduciye n'ibice. Bari bunze ubumwe, nta na rimwe Abanyarwanda bigeze basubiranamo hagati yabo, babitewe n'ibyaje kwitwa amoko y'Abahutu, Abatutsi n'Abatwa. Abanyarwanda bahuzwaga n'Ubunyarwanda bibonagamo, bo bahuzwaga n'iki n'Ubunyarwanda, Ubunyarwanda gusa. Ibi byanashingirwaga n'uko igihe igihugu cyabaga gitewe, Abanyarwanda bose bahagurukiraga hamwe, ndetse hakaba n'abakitangira mu nyungu rusange bakagipfira. Icyo cyagaragazaga Abanyarwanda, iyo bavuganaga hari ishatse kugiteba bahagurukiraga rimwe, bamwe bakaba bakwemera bakagipfira. Ubumwe bw'Abanyarwanda bwashingirwaga kuri byinshi rero byari birimo iki? Ururimi. Bari bahurije ururimi, uko tubuhuje umuco, amateka, iyobokamana, umwami bemeraga nk'umuyobozi w'ikirenga. Abarengeraga umwami nk'umuyobozi w'ikirenga. Kandi w'Abanyarwanda bose, ntawo kuvuga ngo ni Abanyarwanda bamwe, yabaga ari umwami w'Abanyarwanda bose. Ayo mahitamo yatumye ubutegetsi bufatanyije na Kiliziya Gatolika bushyigikira ingengabitekerezo y'amashyaka yari ishingiye ku bwoko bw'Abahutu, aribyo bise manifesto y'Abahutu. Iyi nyandiko yafataga ibibazo byatejwe n'abakoloni ikabyegeka ku Batutsi. Ubwo rero iyo nyandiko yafataga ibyo bibazo byaterwaga n'abakoloni ikabyegeka ku Batutsi, ati nta bandi babikora n'Abatutsi. Urwango n'urwo rwakomeje, hakurya y'ikwirakwizwa ry'ingengabitekerezo ya Jenoside kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri. Repubulika ya mbere ya Kayibanda na Repubulika ya kabiri ya Habyarimana, niko urwango rwakomeje batoteza Umututsi. Ingengabitekerezo y'ivangura yatumye bwa mbere mu 1959 habaho kwica Abatutsi, kubatwikira no kubamenesha mu gihugu. Abasigaye mu Rwanda nabo bakomeza gutotezwa bahezwa mu nzego zitandukanye z'ubuzima bw'igihugu. Ubu bwicanyi no gutoteza Abanyarwanda b'Abatutsi byategurwaga bakanashyirwa mu bikorwa n'ubutegetsi bwariho, bakangurira abaturage kwica no gutoteza binyuze mu mbwirwaruhame, mu nyandiko zakwizwaga mu Rwanda no mu mahanga. Itegurwa rero rya Jenoside yakorewe Abatutsi nyuma y'urugamba rwo kubohora igihugu. Ubwo mu Kwakira 1990, FPR Inkotanyi yatangizaga urugamba rwo kubohora igihugu. Leta iyobowe na MRND yitwaje intambara, maze mu gihugu hose ihagurukira gukangurira abaturage ko Umututsi ari umwanzi ukwiye kurwanywa. Umugaragaro iratoteza y'Abatutsi barenga ibihumbi 10 batavugaga rumwe n'ubutegetsi, bashinzwe kuba ibyitso by'Inkotanyi. Kugira ngo uyu mugambi ushoboke rero, leta iyobowe na MRND yifashishije umwihariko imiyoboro ikurikira. Kugira ngo bishoboke, hari imiyoboro yifashishije inama na mitingi, yifashisha itangazamakuru, yifashisha gutoza urubyiruko ubwicanyi. Ubwo mu nama na za mitingi zabaye nyinshi mu gihugu, zikoreshwa n'amashyaka
ya MDCDR MDR afatanyije n'indi mitwe y'intagondwa zari muri Hutu Power zika umuriro by'umwihariko abarwanashyaka bayo kwanga kurwanya no kwikiza ubutegetsi bw'umwanzi w'igihugu bwo kurwanya kwikiza ubutegetsi bw'umwanzi w'igihugu. Umwanzi w'igihugu bavugaga yari Umututsi. Itangazamakuru bifashishaga radiyo Rwanda, bakifashisha Imvaho, hajyaho n'ibitangazamakuru byigenga bavugamo Bakangura na RTM. Abo bose urumva bakanguraga abatarumviraga mu nama za mitingi, bumviraga mu bitangazamakuru. Abatumviye mu itangazamakuru bakabaho rero aho bashyira hamwe bakabatoza urubyiruko bwicaye hamwe no gukangurira Abahutu kwanga no kwikiza Abatutsi. Leta ya MDR n'andi mashyaka byari bifatanyije mu mugambi wo kwikiza Abatutsi bahaye urubyiruko imyitozo ya gisirikare. Urumva babaye urubyiruko imyitozo ya gisirikare, ariko urumva imyitozo ya gisirikare ntabwo rangira ngo bari iyo myitozo babahe inkoni cyangwa ibibago, babaga n'imbunda zo kuzakoresha jenoside. Iyi mitwe yitwaga gisirikare yahurijwemo urubyiruko mu matsinda y'interahamwe. Hakabaho itsinda ry'interahamwe, impuzamugambi, Inkuba, yita Turi Hose, yita Amahindure, n'indi yaje kwifashishwa mu ishyirwa mu bikorwa bya jenoside. Ihanurwa rero ry'indege ya Habyarimana na Juvenali, intagondwa zari ziyobowe na Colonel Bagosora zateguye umugambi wo kwica Perezida Habyarimana kugira ngo zifate ubutegetsi, ariko bibe n'imbarutso yo gutangiza jenoside. Ishyirwa mu bikorwa bya jenoside yakorewe Abatutsi. Indege yarimo Perezida Habyarimana imaze kuraswa nijoro, mu ijoro ryo kuwa 6/4/1994, irashwe n'amasasu yarasiwe ku kigo cya gisirikare cya Kanombe. Jenoside yari yarateguwe yahise itangira gushyirwa mu bikorwa. Urumva byabaye kwitwaza mu ndege ya Habyarimana, ariko jenoside yari yarateguwe, icyo gihe kwari kuyishyira mu bikorwa, bayishyira mu bikorwa, Abatutsi barahigwa batangira kwica. Tariki ya 9 Mata 1994 i Kigali hashyizweho guverinoma y'abatabazi yari iyobowe na Sindikubwabo Theodore, wari perezida wa repubulika, na Kambanda wari minisitiri w'intebe. Bafatanyije n'abaminisitiri bose, abayobozi ku nzego za perefegitura, komine kugeza ku rwego rwo hasi bitaga serire. Bashishikarije abaturage gutsemba Abatutsi bose n'undi wese warwanyaga uwo mugambi mushya. Uwo mugambi wa jenoside watangiraga gushyirwa mu bikorwa, umuryango mpuzamahanga aho gutabara Abatutsi bishwaga kandi babizi, wahisemo gucyura ingabo n'abanyagihugu babo babaga mu Rwanda. Ubwo bahigwaga Abatutsi, ziriya ngabo mpuzamahanga, ibihugu byazo aho kugira ngo harimo n'abazihungiragamo bati ubwo turi muri ziriya ngabo turakurokoka, ariko bo bahise bafata ingabo zabo bazisubiza iwabo. Abajya babibona harimo bigaragaza bazamura amaboko ati muradusize. Urumva ko byari bibabaje aho bari bateze ko bakigira, aho bari babasize. Ku ikubitiro hishwe abayobozi bakuru itariki ya 6 n'iya 9 Mata. Mu masaha y'iminsi mike yakurikiye iraswa ry'indege yari itwaye Perezida Habyarimana Juvenali. Abari abayobozi batavugaga rumwe na leta barishwe, barimo uwari minisitiri w'intebe Agatha Uwiringiyimana, wari perezida w'urukiko rushinzwe kwiga itegeko nshinga Bwana Joseph, n'abandi banyapolitike b'Abatutsi n'Abahutu batavugaga rumwe
na leta n'umugambi wayo. Ibi byabaye kugira ngo hatagira umunyepolitike cyangwa undi uwo ari we wese wagira ijambo ryaburizamo umugambi wa jenoside. Hakurikiyeho kwica abatutsi mu Rwanda hose ku itariki ya 9 Mata kugeza ku ya 2 Gicurasi 1994. Ubwicanyi bwasakaye mu gihugu hose. Guverinoma y'isi y'abatabazi ishishikariza abaturage guhaguruka bakarwanya umwanzi ari we Mututsi. Mu mvugo ya Sindikubwabo Theodore yise gukora. Yaragiye Sindikubwabo rero gukora wumva nta kindi gikorwa bakoraga mu kwica. Guverinoma yohereje ba minisitiri muri perefegitura bavugagamo. Rero guverinoma yohereza ba minisitiri muri ma perefegitura bavugagamo kugira ngo bajye gushishikariza bumva umuminisitiri niba yarakomokaga mu ntara ya Rukubire Gitarama baramwumvaga kuko wakohereza umuminisitiri wa ukomoka i Butare. Bagenda bajya gukangurira kwica abatutsi. Barashishikariza kuyihutisha kandi bakanavuga bati rero mugire ibyo mukora mubikore vuba muyihutisha. Urumva namwe jenoside kuva ku itariki n'uko na mbere yitwaga, ariko kuva ku itariki 7 amezi 3 hari hapfuye abatutsi barenga miliyoni. Amezi 3 mu minsi 100. Urumva rero iyo hatabaho ingabo za RPF zahagaritse jenoside, urumva mu minsi 100 abatutsi barengaga miliyoni. Uribaza iyo bari mu minsi 200 cyangwa mu mwaka hari uko bari muri bakizatira. Mu muri perefegitura ya Butare ubwicanyi ahari kandi tuzi imbaraga mu bwiyongere n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga zikoreshwa n'abakwirakwiza ingengabitekerezo, aho baharabika u Rwanda n'ubutegetsi bwarwo bakahakana jenoside bayiha ishingiro, bagatesha agaciro ibimenyetso bya jenoside, bakanaharabika ingabo za RPF Inkotanyi zahagaritse jenoside yakorewe abatutsi amahanga ahereye. Bagenda baharabika igihugu bavuga bati jenoside ntabwo yabaye, abandi bakavuga bati nyamara yari ifite ishingiro. Urumva rero abo ni ukuhangana nabo kandi bakabicisha mu mbuga nkoranyambaga. Ni ahacu cyane cyane rero urubyiruko ko nirwo bakunda kugera kuri izo mbuga nkoranyambaga. Dushyize imbere ubumwe bwacu n'Abanyarwanda. Ibimaze kugerwaho ni byinshi kandi byubatse umusingi w'ubudaheranwa. Dukomeze twibuke tudaheranwa n'amateka. Abanyarwanda by'umwihariko urubyiruko rukwiye kwanga no kumenya kwiga no kumenya amateka ya jenoside yakorewe abatutsi kugira ngo birinde icyakongera kuyitera, ndetse banamenye ukuri bashingiraho bavuguruza abayihakana, abayipfobya n'abakomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo yayo haba mu Rwanda no mu mahanga. Ni ngombwa ko mu miryango ababyeyi baganiriza bakabwiza abana babo ukuri ku mateka y'u Rwanda, birinda kuyagoreka no kugendera ku binyoma by'abagifite ingengabitekerezo y'u Rwanda. Aha rero nk'ababyeyi, umwana nakubaza akagira amatsiko ariko ubundi mama wawe cyangwa papa mwari mwagiye, ugomba kumubwiza ukuri. Rero twari twagiye kwibuka. Ati se kwibuka iki? Utigenga jenoside yakorewe abatutsi. Azakubaza ibibazo ariko ntukanyimubwira ati oya ibyo ntibikureba, kubera ko mu mashuri yawe yigishwa, ariko amateka y'u Rwanda yigisha abana bamaze guca akenge bakayamenya, ariko nta n'igihe azaba yigishijwe na mwarimu akaza akakubaza kandi akubaza ibyo azi, ntukajye uceceka cyangwa umwima amakuru y'umubwira, ntukagure. Kumva umunyamakuru aravuga ati
jenoside yo mu 1990 akirinda kuvuga jenoside yakorewe abatutsi, akirinda kuvuga akakirinda wenda wasanga arongera bwa kabiri ati mwihangane mu gihe twibuka jenoside yo mu 1990 ariko iryo jambo jenoside yakorewe abatutsi Yesu uvuze uti jenoside ngo yo mu 1990 bose abari jenoside uvuze nyine yakorewe abatutsi. Ifandwa TV Factory 1